mu bantu bashyigikira ko abagore b'abapasitori ndimo rwose, nta soni mfite zo kubivuga. Njyewe nta soni mfite zo kubivuga, njyewe mvuga ibyo ntekereza kandi nkabigirira ikintu kitavuguruza Imana, kuko umurongo umwe uri mu Bakorinto yego ntabwo ari wavuguruza Bibiliya ingana nk'uko ingana, kuko nta handi mbona umurongo ubuza ko abagore bashobora kuba abapasitori. okay. Muri Timoteyo wa mbere 3:1-4 haravuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi, ijambo ry'igihe rikoreshwa ni episkopon, aribyo bivuga overseer, bishop cyangwa se mu Kinyarwanda tuvuga musenyeri, akwiriye kuba umugabo w'umugore umwe. Bivuga ngo umwepiskopi, bishop cyangwa se musenyeri agomba kuba ari umugabo. Ibi rero mu kugira ngo binatandukane no kuvuga ngo abagabo nk'uko mu rukiko bavuga ngo dukeneye abagabo b'abahamya, ahubwo hano bigaragara neza ko ari umugabo ufite umugore, bityo bikaba bitandukanyijwe nuko tutakumva ko ari male, ahubwo tukamva nk'aho ari men mu buryo buri general bwo kuvuga ngo dukeneye abagabo, kuko bavuga ngo tuzababera abagabo mu ruhame. Icyo gihe iyo bavuze abagabo mu ruhame cyangwa se abagabo mu rukiko, ntabwo bigombera ko ari umugabo ufite umugore, ahubwo ashobora kuba umuhamya, ari umuhamya nyine mu kuvuga umugabo nyine umuhamya ugira ibyo ahamya. Ariko hano rero baravuga ngo umwepiskopi akwiriye kuba umugabo w'umugore umwe, kandi hano Pawulo agatangira avuga ngo iri jambo ni iryo kwizerwa. Dukomeje rero n'ubundi muri Tito 1:5-6 baravuga ngo abakuru b'itorero, ijambo rikoreshwa mu Kigereki ni presbyteros, aribyo kuvuga elder, order, presbyter, cyangwa se mu Kinyarwanda tuvuga umupadiri cyangwa se umushumba. Mu midugudu yose ni abagabo batariho umugayo bafite umugore umwe. Ibi nabyo biragaragara ko biri clear. Umupadiri cyangwa se umushumba ari twita pasiteri, mu midugudu yose ni umugabo ufite umugore umwe. N'ubundi tugakomeza muri Timoteyo wa mbere, mu ibaruwa ya mbere ya Timoteyo 3:12 avuga ngo abadiyakoni, ijambo rikoreshwa ni diakonos, aribyo bivuga servant, minister cyangwa se deacon, ariko mu Kinyarwanda tukunze kuvuga umudiyakoni cyangwa se abadiyakoni, babe abagabo b'umugore umwe. Avuga ngo umudiyakoni nawe akwiye kuba ari umugabo ufite umugore umwe. Bityo rero ibi ngibi bigatandukana nuko tuvuga abagabo bo mu rukiko, ahubwo tubonye ko umwepiskopi akwiye kuba ari umugabo, umupadiri cyangwa se umushumba cyangwa se umupasiteri akwiye kuba ari umugabo, n'umudiyakoni akwiye kuba ari umugabo. Abo ngabo akaba ari abagabo bafite abagore. Ibi abikomeza abishimangira mu Banyakorinti ba mbere 14:32-38 avuga ngo niba hari uwikekaho ubuhanuzi cyangwa ko ahishurirwa na Roho, amenyereho ko ibyo mbandikiye ari itegeko rya Nyagasani, niba atabizi nuko nawe Imana itamuzi. Bityo rero ibintu Pawulo yanditse ntabwo yabyandikaga ku bwe, ahubwo yabyandikaga ku bwa Roho, kubera Roho Mutagatifu wamurimo, kandi uwo Roho Mutagatifu ari we utumenyesha ibya Kristo. Bityo rero ibyo yanditse ntabwo ari itegeko rye, ntabwo ari ibyo yihimbiraga mu mutwe, ahubwo ni itegeko rya Nyagasani. Kandi agakomeza muri Tito 1:16 avuga ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka, n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Niba rero tudafite abepiskopi b'abagabo, tugire abapadiri, abashumba, abapasiteri b'abagabo, ntitugire abadiyakoni b'abagabo, hano rwose ni uguhakana Imana mu bikorwa. Kandi kuko hanavuga ngo bene abo nabo kwanga urunuka, ntibumvira Imana, imirimo myiza bakora yose ntacyo na kimwe imaze, kubera ko irimo gusuzugura amategeko y'Imana. Hari uwibaza ngo ese umushumba ninde? Kuko dukunze kuvuga mu Kinyarwanda tuvuga ngo pasiteri ni umushumba, pasiteri ni umupadiri uyobora abandi bapadiri. Bijyana naho Yezu avuga ati ninjye mushumba mwiza muri Yohana 10:11. Yezu niwe mupadiri mukuru, nk'uko byanditswe ngo dufite umuherezagitambo mukuru uhebuje watashye mu ijuru, Yezu umwana w'Imana. Garagara mu Baheburayi 4:14.
nk'uko Kristo rero ari umushumba akaba umupadiri mukuru high priest uhagarariye abandi bapadiri mu buryo bumwe nk'uko yari afite intumwa 12, ni nako iryo zina pasiteri cyangwa se umushumba ari umupadiri ufite abandi bapadiri mu nshingano ze. Ni izina rihabwa umukuru wa paruwasi. Ibi tubyumve neza kubera ko Yezu yatumye intumwa 12, ni nako n'umupadiri kuri paruwasi aba afite abandi bapadiri ashobora gutuma mu mirimo hirya no hino. Hari rero vuga ngo narasomye nsoma mu Banyaroma 16:1 handitse ngo mbashinze mushiki wacu Foibe umudiyakonikazi. Ijambo rikoreshwa hano ni diakonon, bivuga a servant cyangwa se umuja mu kiliziya y'Kenkireya. Hano niho tubonaho ahantu Bibiliya ivuga Foibe ko ari umudiyakonikazi, bavuga Foibe diakonon. Iri jambo rero diakononi ni ijambo ry'ikigereki rivuga umuja, ariko mu guhindura Bibiliya hari amagambo wenda hari bagiye bakoresha mu buryo utegereye abantu bize teoloji bishobora kukujijisha ntubyumve neza. Niyo mpamvu tuba dufite abapadiri n'abapasiteri bize teoloji kugira ngo niba koko begera Imana badufashe guhugukirwa n'ibingibi byanditswe buri gihe byandikiwemo. Ariko iri jambo ntabwo buri gihe cyose rivuga umudiyakoni nk'inshingano za gishumba, kuko nk'aho tubona mu Banyaroma 15:8 Pawulo nabwo arandika akavuga ngo ndahamya ko Kristo yigize umugaragu. Ijambo nabwo rikoreshwa ni diakononi nk'iryakoreshejwe kuri Foibe, aribyo bivuga a servant cyangwa se umugaragu. Bityo rero ntago hano n'ubundi banditse ngo ndahamya ko Kristo yigize umudiyakoni, kuko Kristo urumva ni umuherezagitambo mukuru, niwe mupadiri mukuru. Bityo rero ntago yaba umupadiri ngo abe n'umudiyakoni icyarimwe, kwaba ari ukwivuguruza muri Bibiliya. Rero ijambo ryakoreshwaga hano ni servant, nk'uko n'ubundi mu kigereki diakononi bivuga umugaragu cyangwa se umuja, nk'aho tubisanga n'ubundi muri Yohani 2:5 aho havuga ngo muri bwa bukwe bw'Ikana nyina abwira abaherezaga, ijambo rikoreshwa ni diakonois, aribyo kuvuga servants cyangwa se abagaragu, ati icyo babwira cyose mu gikore. Bityo rero muri ubukwe bw'Ikana ntago bari abantu baherezaga batangaga inzoga bari abadiyakoni. Nubwo ijambo nyine ryaho bwita rwanga abadiyakoni nkuko bavuga ngo diakonois, ariko byavugaga abagaragu cyangwa se abaja cyangwa se abahereza. Ni nguko n'ubundi muri Matayo 22:11-13 naho muri bwa bukwe bwari bwabuze abantu babutaha dusomamo ngo nuko umwami abwira abaherezaga ni diakonois, servants cyangwa se abagaragu, ati nimubohe amaguru n'amaboko umujugunye hanze mu mwijima aho azaririra kandi agahekenya amenyo. Abo yabwiye ni abadiyakoni, ariko rwose nta muntu wigeze avuga ko muri ubu bukwe abaherezaga umwami yari abadiyakoni, ahubwo yari abagaragu, yari abahereza. Nibo basohoye wa muntu wari waje atambaye umwambaro w'abakwe. Bityo rero ni kimwe na hariya kuri Foibe, ntago ari ukuvuga ko yari umudiyakoni. Byaba abadiyakoni Pawulo yavuze ko bagomba kuba ari abagabo, ahubwo yari umuja. Ijambo rya nyaryo ni ukuvuga ngo ni umuja cyangwa se n'umuja wo muri kiliziya. Ibi rero twanabyumva kimwe n'uko kera mu muhango wo kubatiza habagaho ko kubatiza abagore. Bityo rero iyo babatizaga abagore, kubera ko abantu babatizwaga bambaye ubusa, byasabaga ko hagira umugore ujya inyuma, navuga ngo nk'iya veyiri cyangwa se nk'ahantu hakingirizaga kugira ngo ubatiza atabona ubwambure bw'umugore. Bityo rero abo ngabo nibo kenshi bavuga ko ari abaja cyangwa se abadiyakoni, ariko ntabwo yabaga ari ubudiyakoni bwa ordination cyangwa se bw'ubushumba. Yego, dukomeje. Urumva abadivantiste bo nabo abagore ntabarimo, abakatolike nabo ntabarimo, ADPR ntibari barimo ariko bagiyemo, ayandi madini nka Anglikani bo barimo, muri EPR barimo, ndetse kugeza mu nzego zo hejuru. Yego barimo, muri Presbyteri barimo. Yego.
nk'uko bivuze, amadini menshi yafashe ibyo bintu by'inzaduka byaje zo guhereza ubushumba abagore, kandi koko twabonye ko bitandukanye n'icyo Bibiliya itubwira. Ariko Kiliziya Gatolika kubera ko habayeho igihe abantu babiganiragaho cyane, mu ibaruwa Papa Pawulo wa kabiri yitwa Ordinatio Sacerdotalis yanditse mu 1994, abivugaho yeruye ko Kiliziya idafite ububasha ubwo aribwo bwose bwo guha ubupadiri cyangwa se bwo gushyira mu rwego rw'ubushumba bwa gipadiri abagore, kandi ibyo bintu rwose ko nta shiti bigomba gukurikizwa n'abakristu bose muri Kiliziya zose z'abemera. Ibi rero ni ibintu muri Kiliziya Gatolika ntago bikiri point yo kudiscussing'aho, ntago bikiri ikintu cyo kudiscussing'aho, kuko hano Papa Pawulo wa kabiri yabivuzeho yeruye avuga ati I declare that the church has no authority whatsoever to confer priestly ordination on women, and that this judgment is to be definitively held by all the church's faithful. Bityo rero nta mupadiri waba umugore muri Kiliziya Gatolika. kuba pasitori ku cyari cyo cyahindutse ikintu kinini, nuko buriya bakoze ku cyubahiro cy'abagabo, wenda simbizi, ariko nta kibazo mbonamo rwose. Okay. Nk'uko abivuga, avuga ngo nta kibazo mbonamo, ni opinion, buri wese abagira uko abyumva, ariko twabonye ko muri Bibiliya batwereka ko nta mugore ukwiye kuba umupasiteri. Uhoraho niwe wabigennye bityo, maze bibagatangaza mu maso yacu. Bityo nta muntu ugomba kuvuga ngo kuki Imana yaremye umugabo ntireme n'ikindi gitsina cya gatatu. Ubwo rero opposite, ibyo ngibyo tubiharira Imana. Niba rero yaragennye ko abapasiteri, abapadiri, ababishops, abasenyeri bose bagomba kuba ari abagabo, ni ukuvuga ngo tubyakira gutyo. Uretse ko bifite na background, hari abagiye babivugaho nka Epiphanius, niba ari muri sinzi inyandiko yanditse Epiphanius, ushobora kuyireba, yanditse kera muri za 400, agerageza gusobanura impamvu nta mupadiri cyangwa se umusenyeri ugomba kuba ari umugore. Icyo gihe ni mu nyandiko yanditse mu gihe hariho abagore bigiraga abaherezabitambo, bakanigira abapadiri, batangira gutura ibitambo mu buryo budakwiye. Ibi rero ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu kije vuba, kuko hari inyandiko za kera n'ubundi zigaragaza ko nta bagore bakwiye kujya mu buryo bwa gishumba. Nko mu ya mbere dushobora kubona ya kera, dushobora kubona mu yanditse muri 189 ya Irenaeus yitwa Against Heresies. Dushobora kubona mu nyandiko The Mirror Against the Heretics yanditswe muri 200 na The Veils of the Virgins yanditswe muri 406, byanditswe na Tertullian. Hippolytus muri Apostolic Tradition yanditswe muri 219. Tukabona The Didaskalia Apostolorum yanditswe muri 225. Hari Fermilian mu mabaruwa ya Cyprian's Letters yanditswe muri 257. Hakaba na Council of Nicaea ya mbere muri kanoni ya 19. Iyi nama y'Inice yabaye muri 325, ikaba yaritabiriwe n'abasenyeri 318. Iyi nama rwose nta ordination y'abagore. Hakaba na Council of Laodicea kanoni ya 19, nayo iyi nama yabaye muri 360, yitabiriwe n'abasenyeri 30 n'abandi bapadiri benshi. Iyi nayo nta ordination y'abagore. Tukabona mu nyandiko za Epiphanius of Salamis, mu nyandiko yise Against Heresies yanditse muri 377. Tukabona nka John Chrysostom The Priesthood yanditswe muri 387. Apostolic Constitutions yanditswe muri 400. Tukabona na Augustine muri Heresies yanditse muri 428, n'izindi nyandiko nyinshi. Uko tugenda tuza twagira turebe mu myaka 500 n'ubundi abakristo b'icyo gihe bavuze ko nta ordination y'abagore. Irenaeus, mu kugira ngo tunabyumve neza, Irenaeus muri 189 urumva ko yari yarahuye n'abantu bigishijwe n'intumwa nk'aba Polycarpo
n'abariya ba Justin Martyr bari baragiye bahura n'abariya n'ubundi bahuye n'intumwa n'abandi benshi. Aba rero mu 189 ibyanditswe muri Bibiliya byari bigihererekanwa n'ubundi abakristo bameze nk'aho baganira n'intumwa nk'uko muri izi nyandiko zabo bagenda babivuga banagaragaza ibyo bahawe n'intumwa ibyo ari byo n'ibigomba gukurikizwa n'abakristo. Uriya Abadivantisite aho bigorera amategeko yabo aturuka hejuru ni nka Gatolika. Amategeko y'Abadivantisite deja nko gutora representant legal ntabwo atorerwa hano. Uyobora hano mu Rwanda? Yego, ntabwo representant legal atorerwa hano, atorerwa mu rwego ngira ngo rwa Afurika cyangwa rw'isi sinibuka. Bakamunoma ariko ari bo ni nk'uko Gatolika Musenyeri ashyirwaho na Papa. Rero biba bifite izindi mbaraga utashobora guhita unyeganyeza ngo bikunde. Ariko mwebwe representant atorerwa mu nama Nyabisindu cyangwa hani Nyarugenge, bene aho ngaho rwose imbaraga zibanyeganyeza ziba ziri hano mu gihugu. Byoroshye buri. Erega buriya amatorero ntabwo mushobora kuzaba anti-constitutional igihe kirekire ngo bikunde, kereka nk'ayo bo ngabo bafite izo mbaraga nyine z'ahandi. Naho urumva kugira ngo mwicare mu leta ibone ADPR mufite hafi miliyoni 3 z'abanyarwanda niba zitarenga, abona abantu bose nta bagore bagaragaramo n'iki, baravuga atari ko aba bantu kubera iki. Rero batangiye kubibaza gutyo, harimo n'akandi hari indi miyaga iza mu bakagusura. Reka twikomereza ikiganiro. Kuba ari umushumba mukuru bikamuha guhanura. Iyi miyaga rero bimeze bite? Niba uhora hatari bubatse inzu ba nyiri kuyubaka baba bagokera ubusa. Niba uhora hatari burinze umujyi abanyezamu bawo baba bagokera ubusa. Naho mwabyuka mu gitondo cya kare kare, naho mwaryama mukesheje, mukanahirimbana mushaka ibatunga, nubwo mwaba mugokera ubusa. Nuko rero umuntu wese wumva aya magambo amaze kuvuga kandi akayakurikiza ameze nk'umuntu w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha bikoranira kuri ya nzu, ariko ntiyatemba kuko yari yubatse ku rutare. Naho uwumva wese aya magambo amaze kuvuga ntayakurikize ameze nk'umuntu w'umusazi wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha bikoranira kuri ya nzu irahirima, ihinduka ubushingwe. Simoni Petero aramusubiza ati, wowe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramusubiza agira ati, urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nkubwiye kuri uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nyamara Nyagasani Imana avuze atya, dore nshyize muri Siyoni ibuye rikomeye, ibuye ry'insanganyarukuta kandi ry'agaciro gakomeye, kugira ngo ribabere ifatizo. Uzaryishingikiriza wese ntabwo azanyeganyega. Ibi tubisomye tubikuye muri Zaburi 127:1, muri Matayo 7:24-27, Matayo 16:13 kugeza kuri 20, no muri Izayi 28:16. Bityo rero ni ukwirinda iriya miyaga mukishingikiriza ibuye rikomeye ry'urutare, kuko Pasiteri abihanuye avuga ko iyo mutari ahantu inzu yanyu tubatse ahantu hakomeye ikaba yubakiye hafi, imiyaga iraza igahuha rwose igasiga bibaye ubushingwe. Rero ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel, gukanda like no gusangiza abandi iyi video, kandi ukaduha n'igitekerezo. Ibyo nibyo bituma video yacu ikomeza kugaragara no ku bandi bantu benshi. Kanda like no kuyisangiza abandi. Sawa sawa rero murakoze.